Tugiye gutangira dusoma isomo ritwinjiza mu byo tugiye kuganiraho. Ibaruwa ya mbere Pawulo intumwa mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 14, umurongo wa mbere kugera kwa 25. Ngaho rero nimukurikirane urukundo kandi muharanire ingabire za roho, cyane cyane y'ubuhanuzi, kuko uvuga mu ndimi abatabwira abantu ahubwo Imana, koko kandi ntawe uba umwumva, abavuga ibimuri mu mutima ariko by'amayobera. Nyamara uhanura we ababwira abantu, akabakomeza, akabashishikaza, akabahumuriza. Uvuga mu ndimi ni ubwe wiyungura, nawe uhanura abagiriye akamaro ikoraniro ry'abavandimwe. Nakwifuza ko mwese muvuga mu ndimi, ariko icyo nahitamo ni uko mwahanura. Uhanura asumbya uvuga mu ndimi, keretse rero nyiri ukuzivuga ashoboye no kuzisobanura bigakomeza ikoraniro. Tuvuge nk'ubu bavandimwe, nje iwanyu nkivugira mu ndimi, naba mbamariye iki? Ijambo ritagize icyo ribahishurira mu bumenyi, mu buhanuzi cyangwa mu nyigisho. Ni kimwe n'ibyo bacurangisha nk'umwirongi cyangwa inanga. Bibaye bidasobanuye amajwi yabyo, watandukanya ute imicurangire y'umwirongi n'iy'inanga? Akarumbeti kataranguruye ijwi, ninde wakwitegura kujya ku rugamba? Namwe rero, niba indimi zanyu zidasobanura amagambo, ibyo muvuga bizumvikana bite? Mwaba mucurangira abahetsi. Amagambo akoreshwa ku isi ni menshi, kandi nta n'ijambo na rimwe ridafite icyo risobanura. Habaye rero umbwira amagambo ntumva, naba mubereye nk'umunyamahanga, nawe kandi akambera umunyamahanga. Namwe rero nimuharanire ingabire za roho, ndetse muzikenukeho cyane, ariko murarikiye gukomeza ikoraniro. Niyo mpamvu uvuga mu ndimi akwiye no gusaba Imana ingabire y'ubuhanuzi, kuko iyo nsenga mu ndimi umutima wanjye uba usenga, ariko ubwenge bwanjye ntacyo buhungukira. Bigende bite rero? Nzasengera mu mutima, ariko n'ubwenge bwanjye bushyireho akabo. Nzaririmbira mu mutima, ariko n'ubwenge bushyireho akabo. Naho ubundi, niba ushimiye Imana mu mutima gusa, uri kumwe n'umuntu utabisobanukiwemo, yasubiza ate ameni kuri uko gushimira kwawe kandi atumva icyo uvuga? Ugushimira kwawe yego ni kwiza, ariko ntacyo kumariye uwo nguwo. Nanjye ubwanjye mvuga mu ndimi, ndetse mbibarusha mwese, Imana ishimwe. Ariko iyo ndi mu ikoraniro mpitamo kuvuga amagambo make cyane yumvikana, afitiye abandi akamaro, aho gusukiranya menshi mu ndimi. Bavandimwe, mu byo gushishoza ntimukigire nk'abana, mu byo gukora nabi ho nimube abana koko, ariko mu byo gushishoza mugenze nk'abantu bakuze. Mu mategeko haranditse ngo uyu muryango nzawubwiza izindi ndimi mu munwa w'abanyamahanga, ariko nabwo ntibazanyumva, wari Nyagasani ubivuga. Nuko rero kuvuga mu ndimi si ikimenyetso kigenewe abemera, ahubwo kireba abatemera. Naho ubuhanuzi bwo si ikimenyetso kireba abataremera,
ahubwo kigenewe abemera. Tuvuge nk'igihe kiliziya yose ikoranye maze mwese mukavuga mu ndimi, nyuma hakinjira uwo tudasangiye ukwemera cyangwa udasobanukiwe mu byacu, ntiyakurizaho kubita abasazi. Ibiramambu hagize usanga mwese muhanura, yaba uwo tudasangiye ukwemera cyangwa udasobanukiwe mu byacu, azumva bose bamuhurijeho ijambo rimutera kwisuzuma no kwicuza, nuko ibyari byihishe mu mutima we bigaragare, maze agwe yubitse uruhanga aramya Imana, yemeza ko Imana muri kumwe koko. Iryo ni ijambo ry'Imana dusanga mu ibaruwa ya mbere Pawulo intumwa mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 14, umurongo wa mbere kugera ku wa 25. Murumva rero ko avuga byinshi ku ngabire. Mu by'ukuri ku bantu b'Abakristo Gatolika babatijwe bakanakomezwa, birababaje ko nk'iri somo nyine usanga ntacyo dupfana naryo muri rusange. Ni ukuvuga tutarigeze twiga gukorana na Roho Mutagatifu, tutaratumye ingabire twahawe zikura. Urugero mbese rworoshye ni iriya nyine yatubwiye, mbese yerekanye ko ifite akamaro kurusha iriya y'indimi yavuze. Guhanura, uhanura we ababwira abantu, akora iki? Akabakomeza, akabakomeza. Ntabwo guhanura ari uguhahamura abantu, ni ukubakomeza, akabashishikaza, ntabwo ari ukubaca intege, akabahumuriza. Mwumva ingabire y'ubuhanuzi ikikora. Igihe cyose rero mu rwego rw'ubushishozi umuntu avuga ngo arimo arahanura, kandi nta na kimwe mu by'ukuri muri biriya kirimo, abo nyine wumva nyine urimo gukora uwo ari we. Gukomeza, gushishikaza, guhumuriza. Noneho ikindi ijambo ry'ubuhanuzi rikora, ritera kwisuzuma no kwicuza. Muri ibi twagiye dusoma, kwisuzuma no kwicuza. Ikindi, guhishura ibyari bihishe, kubera ko iyo uwo nguwo yaryakiriye rikinjira muri we, rimufasha kubona n'ibintu atari yari yaribagiwe, ibintu by'ibyaha, ibihango se. Hari abantu nyine bicaye hano bimeza neza bati ngo ibihango byose byararangiye. Ujya witonda, ujya witonda, wicisha bugufi, usabe Roho Mutagatifu gukomeza kukumurikira. Niba hari ibindi ushobora kuba waribagiwe, bijye bijya ahagaragara, ubijyane muri penetensiya, hanyuma ibisabire isengesho ryo kubohoka icyo wibutse cyose. Zimwe rero mu nyigisho zifasha muri ibyo ni inyigisho z'ubuhanuzi, ijambo ry'ubuhanuzi. Gukomeza, gushishikaza, guhumuriza. Abo namwe mu magambo avuga. Guhumuriza gute, gushishikaza gute, gukomeza gute? Mu nzira y'abatisimo.
twese igihe tubatijwe twiyemeje kwanga icyaha, gukurikira Yesu Kristo no kumwamamaza. Ubuhanuzi rero busibura amayira cyangwa se busiburira amariba y'abatisimu kugira ngo ayo mazi atanga ubugingo ho kugira ikintu kiyazitira, akomeza atembere mu buzima bwawe bwa roho n'ubw'umubiri. kubakomeza mu nzira yo kwanga icyaha, gukurikira Yesu Kristo no kwamamaza no kumwamamaza. Kubashishikaza mu nzira yo kwanga icyaha, gukurikira Yesu Kristo no kumwamamaza. Kubahumuriza mu nzira yo kwanga icyaha, gukurikira Yesu Kristo no kumwamamaza. Hari abantu se kibizigaho ibitero bakagira bagahahamuka, bakumva ko ntacyo bagishoboye gukora, yigira ngo nyine bamanika amaboko. Abo rero bakenewe, umuntu aba akeneye guhumurizwa. Humura, ntacyo se kibi, nta bubasha se kibi gufiteho. Hari aho se kibi dashobora kugukora, hari ikidashobora kugukoraho. Nta bubasha se kibi fite bwo kudukoresha ibyishaka, nta nabusa. Kubera ko Yesu Kristo avuga ati intama zanjye ntawe uzazinkura mu kiganza. Ni twebwe dusohoka muri icyo kiganza tubishaka, ariko se kibi nta bubasha namba ifite bwo kukidukuramo, kuko ntabwo irusha izi imbaraga. Muri urwo rwego rero rwo guhanura no kwamagana ibibi, mujye buri gihe muzirikana ku bintu bijyanye n'umuco, ibintu byahise. Hari ibintu byinshi se kibi yagiye izirika ku bantu. Nk'ubu hari ikintu nabibariza, muri twe ushobora gusanga abantu bangahe batahushywe mu mufuka, kuguhuha mu mufuka ngo utazatakaza, cyangwa guhuha mu mufuka wundi ngo atazatakaza. Icyo se ni igiki? ubwo bubasha ni ubwande burimo gukora. Ni roho mutagatifu baguhushya mu mufuka se ngo ajye harinda ngo bajya kwiba. yewe nk'ibintu bijyanye nyine n'umuco abantu nyine bagiye binjiramo cyane ni ugusubira inyuma umuntu nyine agasiba amayira ya sekibi. Imihango ijyanye n'urupfu, ijyanye no kuvuka, ijyanye abantu nyine bayirohamo yewe, kubera ko nyine bitanigishwaho. Abantu benshi babikora bumva nyine ari ibintu bisanzwe, kwirabura no kwera ni umuco, urumva. Se kibi rero ishaka andi magambo igashyira aho ngaho, bati ni ikiriyo. ubwo nyine kuko kabaye akajambo k'abanyamahanga, ubwo nyine umuntu akinjiramo nyine, ariko se kibi ifite ibyo yateguye. Ubundi twebwe niba koko twemera ko Yesu yatsinze urupfu, iyo mihango yose nyine nta n'umwe wagombye gutambuka usibye isengesho ryonyine. Ariko se nibanga nakunze kubabwira ko ubundi umuntu ataratinyuka urupfu aba umukristo rwose, kuko icyo twemera kuri Yesu Kristo mbere na mbere ni uko yarutsinze.
rero se nyine igihe rukubita abantu bakagwa igihumura, urumva se iyo ntsinzi ya Kristo Yezu yabiri hehe? Mwavuga ati akenshi tuvuga ko twemera ariko tukabaho nk'abapagani. None se udutaniye n'abapagani kuri ibyo ngibyo? Ukwemera kwacu kuri hehe? Ku ntsinzi ya Yezu Kristo wapfuye akazuka ku rupfu, intsinzi kandi idasubirwaho. Hari indi mihango myinshi rwose mujye mukora musaba Roho Mutagatifu nyine bamurikire kugira ngo utwo tuntu twose abantu baba baragiye bakora tw'uduhango twa sekibi, mu mirire, mu minywere, mu mivugire, mu bukwe. Hano muri Espanye hari akantu bakora nyine, umuntu wese ushyingiwe, mbese benshi kuko hari abo nyine batarabikoze, agomba kugira ikintu atira undi muntu akakijyana. Agomba kugira ikintu yambara cy'ubururu, ibyo byombi. Noneho abenshi bagisohoka mu kiliziya bagira gutya bakabasandazaho umuceri udatetse. Urumva nyine ni imihango ya sekibi. Ariko nyine kugira ngo abantu bazafunguka amaso, bisaba nyine kuba bahanuriwe, babwiwe rya jambo ryinjira muri wowe rigafungura, rikakwereka wowe ibyo wiberagamo. Hari n'ibindi bijyanye nyine wagira ngo nyine buri bantu bagira nyine ibyabo, umuntu akihagarika yangiza akanaciramo. Ibyo ni ibiki akoze? Urumva amagambo, umuriro urimo uraka, wahuta bakawukubitagura, bavuga amagambo kuba gicana nyine mu mashyiga. Ibyo byose mujye mwisuzuma neza kugira ngo Roho Mutagatifu abafashe kwiyunga ku buryo nyabwo na Yezu Kristo, bityo mu bikoresho nyabyo byo kurwanya sekibi. Nta cyayo ikiza kubabaza, nta mwenda muyifitiye. Hari ibindi nyine ubu ngubu bya kizungu, ibyo wakwitamo ni ibya kizungu nyine. Abantu mu by'ukuri binjiramo ariko mu by'ukuri badatekereza ibingibi bisobanura iki. Nk'ubu ngubu nyine hari ubuvuzi, kose ni ubuvuzira, ariko nyine niko babwita, bwo kugira abantu beza. Ukagenda izuru ryawe niba utarishaka ugashushanya uko bashaka ko barigenza bakarihindura. Ubu ngubu noneho barimo baratera imisatsi ku bari batangiye kumera impara. Ese ibyo bintu urumva umuntu aba arimo asezerana nande? Kubera ko ibyo ari byose kugira ngo babikore ni uko uba wabemereye, ni wowe ubishaka. Ni ukuvuga ko haba igihango, ni mu ntera umusatsi ku mutwe, nawe ugatanga amafaranga. Ibyo wenda ushobora kwibeshya ngo bifite akamaro, ariko se akamaro ko kumara icyashwi ntako.
icyo bigamije ni ukurwanya umuremyi. none se umuremyi waremye ko umuntu azajya agenda atakaza umusatsi yaribeshye se? wowe urinde kugira ngo ushyireho nyine sisiteme yo kurwanya umuremyi, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. hari ibintu akenshi nyine abantu babamo, hari rya jambo nyine ngo abantu benshi bavuga ko ari abakristo kandi bakabaho gipagani. iyo umuntu afashe uruhu rwe akaruhindura urw'umuhondo cyangwa uwera ari umwirabura, ibyo bisobanura iki? ni ukubwira umuremyi ati mva imbere, ntacyo wakoze, reka nze nkwereke njyewe. niba koko dushaka kurwanya shitani, kuko ibyo ngibyo mubyumve neza, ibintu byayo byose tugomba kubyanga, nta na kimwe gisigaye. niba ariko dushaka kuyirwanyisha amarangamutima byo, ubwo nyine ibikorwa kuyanga koko mu bikorwa. amarangamutima njyewe nanga shitani, ariko ibikorwa byayo ubyikoreye, ibyayo ubyikoreye. ubundi Yesu ntawe yingingira kumukurikira, nako ntawe ategeka kumukurikira, ntawe. Yesu aza ngo ndagutegetse nkurikira, iyo ni se kibi ibikora. uzumve nyine n'abandi zibonekera zigita Yesu, ziza zibategeka. Yesu ntawe ategeka ngo amukurikire, nawe arahamagara akakujya imbere. wowe wabona ko nyine urukundo rwe rugukuruye ukamujya inyuma, ntawe atwara ku gahato, ntawe. rero wiyemeje kumukurikira, noneho nyine agaha amabwiriza ye. kandi rero niba umukunda, ibyo ngibyo birikora. icyo rero na ririya somo narikuramo cy'ingenzi mbere na mbere ni gushishikarira guharanira ingabire za Roho Mutagatifu. ntukibwire ko izo ufite zihagije, ibyo byaba ari ukwibeshya cyane. ugomba guhora ukeneye izindi, kandi n'izo ufite ugahora umusaba kuzikuza, kuko niwe wenyine ushobora kubikora, umwemereye. noneho kiriya cy'ubuhanuzi twakunze kubigarukaho cyane, tuvuga nyine tuti guhanura no kwamamaza Yesu no kwamagana sekibi. ari nabyo mu by'ukuri twavuze mu yandi magambo, kwanga icyaha, gukurikira Yesu Kristo no kumwamamaza. niba abahanuzi babuze mu rugo runaka, icyaha kirimonogoza. niba abahanuzi babuze muri paruwasi kanaka, nabyo. niba abahanuzi babuze mu gihugu cya kanaka, nabwo. nyine abantu barakora ibyo bishakiye, nta muntu n'umwe ushobora kugira ikintu avuga, kubera ko nta bahanuzi bahari. nta muntu wumva afite ubutumwa bwa Roho Mutagatifu bavuga ati iki ni kibi, njyewe ndacyamaganye mu izina rya Nyagasani Yesu Kristo, kandi mwese mbahamagariye kucyanga. ntabwo umukristo ashobora kwemera gukomera amashyi sekibi. umuntu avuga ngo yishe abantu, nawe ukoma amashyi, ibyo se bishoboka bite? wose uyakomeye nde? abantu b'abakristo tugomba kwemera kubabo cyangwa tukabireka, nta gahato Yesu akoresha. ariko niba dushaka kubabo, nitubebo koko. niba uzi ko murumuna wawe, ababyeyi se cyangwa umwe wo mu muryango ari mu cyaha, ntacyo wamubwira, atazarakara, atazanga kugaruka mu rugo iwanjye, ubwo se uri umukristo nyabaki? uri umaze iki? ingabire se ya Roho Mutagatifu iri he? ubundi se
ikibi gikura atari uko nyine abo bose bagiye baba bakeya. Abantu bamagana ikibabaye benshi kandi nabo ubwabo batagikora, wibwira ko cyakwinjira mu bantu. Ntabwo byashoboka. Ariko nyine se kibitera abantu ubwoba. Niwamagana agakingirizo tubwo ngubwo uraburwanya imigambi ya leta, urafungwa. Agakingirizo ko uzakipfukaho gapfumuke, upfumuke, upfe, bagupfumyike, bagupfurike mu bapfuye, pfukamira Kristo udapfa. Ibyo ngibyo nabyigishije abana mu mashuri abanza mu myaka nakoze ubutumwa mu Rwanda. Babifata mu mutwe. None abantu nibatamagana ikibi, urumva nyine se agakingirizo ni keza, bishoboka bite? Inkota yo kwicaraho. Rero ni urugero. Muhere rero aho ngaho mu ngo zanyu, mu by'ukuri mwumve ko ugomba kubahanurira. Roho Mutagatifu nahera aho ngaho. Ariko uhanutse ntahanura. Aho nyine nawe nyine niba se kibize yaragusenuye, uzahanura uteze? Hahanura uhagaze, ntabwo hahanura umurambo. Iyo ngabire rero irakenewe. Kandi umuntu wese yagombye kuyigira, kuko igihe tubatijwe twasizwe amavuta ku gahanga bavuga ngo guhera uyu munsi ubaye umusaseredoti, umuhanuzi n'umwami. Urumva? Nta mugabo reka Pawulo intumwa kuko bigarukeho afite n'ukuri nyine, cyangwa kiliziya nyine nayo yahereye hariya kuri iriya jambo. Uri umusaseredoti, umuhanuzi n'umwami. Umuhanuzi utagira icyo yamagana, utagiye wese amaze icyo aho ngaho. Hari ibintu nakunze kubwira abakristo, birababaje kubona nk'umupadiri agera muri paruwasi akaba yagurisha amategura ya kiliziya, nta muntu umubwiye utari ko ayo mategura ko yasanze aha, none kuko yagurishije bite? None se ko ari padiri mukuru, none se ko ari ariko se urumva? Kandi akenshi nuko bimeze. Ibyo rero biteye agahinda. Aho nyine haba habuze abahanuzi. Ntabwo paruwasi ifite abahanuzi umuntu yashobora kugenda ngo ayikoremo icyo yishakiye cyo. Ntibishoboka. Ntibishoboka. N'igihugu kirimo abahanuzi, nta muntu wajya kukiyobora ngo apfe kukiyobora uko ashaka. Ntabwo bishoboka. Yabanza nyine akabica akabamara. Kandi abishe hagenda havuka abandi, kuko nuko amaraso nyine y'abahanuzi ni kimwe n'ay'abamaritire nayo agenda abyara abandi. Ndangiriza rero kubiri biriya bibazo kubyerekeranye no kwirukana se kibi. Ndumva mwarabwiwe ko ririya sengesho atari ibyo mbese kamara. Kuya n'uburyo bwo kugufasha kugira ngo mu gihe ngiye nyine ukiga, nibura umenye inzira, nko kugushushanyiriza inzira ushobora gukoresha. Noneho ko uzajya umenya uko Roho Mutagatifu akora. Ubundi Roho Mutagatifu ajya ari we ukorera muri wowe, akora ibyo ngibyo. Isengesho rero ryose, ibyo ngibyo byo nyine birazwi ko isengesho ryose rikozwe neza riba ririmo ririmbura se kibi. Ibyo nta gushidikanya. Ntabwo nyine se kiba rimbukira gusa muri iriya sengesho. Rugero nyine nta sengesho rito igitambo cya misa mu kurwanya se kibi. Nta na rimwe. Noneho misa itanabayeho nta n'indi sengesho ryakorwa ngo yikuraho iri.
noneho kubyerekeranye n'ubwenge, ubumenyi n'ubuhanga, numva twarigeze n'ubushize twaranabivuzeho. Ubumenyi twabuvuzeho kenshi. Amagambo Roho Mutagatifu ashobora kugushyiramo wowe ubwawe utakwibwira, y'ibikorwa Roho Mutagatifu ubwo arimo gukora, cyangwa Yezu cyangwa Imana Data, rumwe mu buryo bw'ubumenyi. Twatanze urugero duhereye mu byakozwe n'intumwa, Petero intumwa mutagatifu nyine ahabwira wa mupfumu ati ndabona umutima wawe wijimye, n'iki ntiyaramuzi. Ayo ni amagambo y'ubumenyi. Twanasobanuye aho bitandiye n'amagambo y'ubupfumu. Izo nyigisho zose zaratambutse mu minsi ishize. N'ubuhanga ubushize twabuvuzeho. Ubwenge ndumva aribwo tutigeze tugira icyo tuvugaho, navugaho ijambo rimwe gusa, ni uburyo Roho Mutagatifu aguha kumva amabanga y'ijuru. Kumva amabanga y'ijuru, gusobanukirwa n'amabanga y'ijuru. Hahandi Yezu bavuga ngo nuko abahuhaho kugira ngo bajye bumva ibyanditswe. Kuko kuri benshi biba bihita nka bya bindi Pawulo mwatubwiraga nyine ukagira ngo ni urundi rurimi barimo bavuga, kandi bavuga ururimi rwawe. Kuko iyo ngabire nyine ntayo. Mu gihe nyine igihe Roho Mutagatifu agenda yigwa. Noneho ikindi, iyo ngabire iri muzo Sekibaga baho ibitero iyo ashaka gushyira abantu mu masegiti, mu ngirwamadini, arayifunga ku buryo umusobanura. Itereka ku cyumweru niho basigaye basenga kubera ko niho Yezu yazutse. Reka ngo none si Sabato ntashobora, ni nkaho ihita ikura mu bwenge bwe icyumweru, ibintu byose bishobora kurebana n'icyumweru, ibindi byose bishobora bya Roho Mutagatifu ikamukuramo gushobora kubyumva, akajya yumva ibyayo gusa. Ubuhanga rero noneho ni ugufata biriya byombi. Reka dufate biriya byombi, ibyo Roho Mutagatifu yagusobanuriye yaguhaye kumva, ubwo bumenyi wenda niba niyo ngabire nawe yifite, none ibyo ngibyo bikabyara iki? Imyitwarire muri wowe. Umuntu yavuga ati uriya muntu ni inararibonye, ese bigahinduka ubuzima bwawe kubera ibyo byose uba waragiye wumva, uba waragiye uhishurirwa, bigahindura ubuzima bwawe ku buryo ugira imibereho itandukanye n'utaramenye ibyo, kubera ibyo ngibyo ugenda ushyira mu bikorwa. N'ibyo ubushize twabivuzeho. Ngaho rero mubane na Yezu, nibyo Bikira Mariya bafashe kurushaho kuba abarwanyi nyabo. Babarwanyi nabo, abashaka kuzirikana, mwongere musome ririya somo. Ariko hari icyanyuma ntari mvuzeho gerekeranye n'ubumuga n'ibyaha. Ibyo ngibyo nyine murabizi ko mu Kiyahudi nta cyaha kitabyara ubumuga, nta n'ubumuga bwizana, byose byabaga bituruka ku byaha. Niko nyine bo babyumvaga icyo gihe, kandi ndumva n'ubu nyine nta kubera abantu nyine bagenda bibeshya. Mu by'ukuri n'ukuri ubumuga bwose n'ibyaha bibuzana. Ese mu yandi magambo ni se ibyaha cyangwa se ikibi? Nta kundi. Ku buryo rero Yezu yavuga ati ibyaha byawe urabibabariwe. Yabaga ahereye nyine kwa nyina w'ubumuga bwe, kubanza gukubita ishoka nyina w'ubumuga bwe, yamara kumunogonora none akabona kwinjira muri ubwo bumuga bwabo. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose nabaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.